uko nayavuze ku murongo, mbese ukuri nyakuri kuvuye mu mafepeko. Abanyarwanda baravuga ngo findi irutwa na sararuka. Impamvu nabanje kubivugira mu mafepeko simbisobanure neza, nagira ngo ba nyir'ubwite babyumve bitagombye kujya kuri publique, babikosore ibikosano babyumve, babikosore bo babyumve, babikosore ari nge nabo tubyumvishije, wenda n'abandi bakeya bashobora kugira icyo banariza. Ntabwo bo bashatse kubikosora, niyo mpamvu noneho nje kubabwira neza uko ibintu bimeze. Ubwo rero noneho birarangiye, ndagira ngo mbabwire ngo kwihangana birananiye, sinakomeza guceceka na gato. Ubwoko bw'Imana buri mu bubata, ubwoko bw'Imana buri mu buretwa, ntibishoboka, birananiye. Kuko binaniye rero, ngiye kubishyira hanze neza byose ku mugaragaro, niteguye n'ingaruka zose mu kanya gato katari na kanini. Sorry. Banshinje byinshi, banshinja gupfobya jenoside kugira ngo barebe ko bakora masike y'ibintu by'ukuri namenaguye nkabishyira hanze, kubera ko bamenyereye gucamo abanyarwanda mo kabiri ngo ba nyiri message batanyumva. Bacikacumu bagenzi banjye, bene wacu, ndagira ngo mbabwize ukuri ko jyewe idamange mubona ahangaha ntabwo mfobya jenoside. Mbibasubiriremo mwabyemera mutabyemera, jenoside narayikorewe, ntabwo nayipfobya. Nyipfobeje nabandi igicucu kitagira ubwenge, nta n'uwayipfobya numva. Icyo nanga ni ikintu kimwe, kuyitwaza kubw'inyungu z'agatsiko runaka gashaka guhemukira abana b'Abanyarwanda ngo kabagire imbata. Icyo nicyo narambiwe. Mukurikiranye amateka yose, mu mashuri aho nize, mu buzima bwanjye hose narashatse, ntabwo nari kuba mfobya jenoside ngo nubahirize igikorwa cyo kwibuka. Ntabwo nari kuba mfobya jenoside muri nge ngo ntinyuka no kujya imbere mvuge ngo hayrijani, nari kuba mbivugira ikisi, nari kunabyihorera. Urumva, ntabwo ngiye mfobya jenoside. Karasira ntapfobya jenoside, ahubwo ikibazo turi abantu bashobora kuvuga ukuri twabashije kubona, ibyo bakabituziza bakahita batubeshyira ko dupfobya jenoside kugira ngo badutandukanye n'abacikacumu bagenzi bacu batazamenya ukuri, kugira ngo badutandukanye n'abanyarwanda bagenzi bacu batazamenya ukuri. Bankubise imijugujugu myinshi cyane, babanje kunyita interahamwe, nyuma bavuga ko ndi umucikacumu babyemera, nyuma bashaka abagore ntazi iyo bagaruje ngo baza kuvuga ko ntari n'umucikacumu ntazi n'ibyo ari byo. Nyuma bagerageza uburyo bwose bwo kuvuga yuko noneho nabonye ngo niba ngo data ngo sogokuru ngo ntiyari umucikacumu. Ibyo bintu si byo nitayeho. Ndagira ngo mbwire ngo icyo nitayeho uyu munsi si ubucikacumu, icyo nitayeho kuba umunyarwanda, kandi umunyarwanda uharanira amahoro y'Abanyarwanda, yaba abacikacumu, yaba abanyarwanda bandi batari abacikacumu babaga mu Rwanda, yaba abanyarwanda bavuye hanze bababaye nkatwe. Muranyumva? Nge ntabwo ndi mu bwoko, ibyo narabirenze kera cyane, kuko namaze kubona ko ikibazo dufite mu gihugu cyacu si ubwoko. Ikibazo dufite ni agatsiko k'amabandi k'ibisambo gashaka kuyoboresha abantu igitugu, noneho kakagenda kiyaranja kakaducamo amacakubiri kugira ngo buri umwe kamutandukanye n'uwundi, tutazahura tugahuza ibitekerezo. Kuki mutabibona? Kuki mutabibona? Niba bacikacumu leta y'u Rwanda bakunda ikaba yarashyizeho senerije bamara iki? Usibye ibintu byo kubeshya. Abana b'abacikacumu biga muri za kaminuza, mugende Butare, nge nakoze etude, mugende Butare murebe nibo barya mu maresitora mabi kubera ko batinza kuboherereza amafaranga y'ishuri
batinda kubishyurira kugira ngo babone uko babikopeshereza muri bya resitora bibi kandi ni ibyabo babagurishirizaho bakabakiniraho bakabakoreraho ubufindu. Nibo bana babayeho nabi. Mugenda ariko namwe mukore titi kubyo navuze, mugende namwe mukore titi. Niba naravuze ko twabayeho nabi batadukorera ibigomba kandi amafaranga yinjira y'inkunga n'ibiki byose, none nabivuge ko no ku nzibutso yinjiraga mbibabwira navuye ngo findi turutwa na sararuka. Kuba naravuze ngo bakoresha turufu ya jenoside ngo kandi ngo bacuruza imibiri y'abacu, icyo nabeshye niki? Nde mu mutazi ufite ubwenge buzima utazi ko Abanyarwanda, leta y'u Rwanda, leta y'abagome ituyoboye icuruza imibiri y'abacu mu nzibutso? Ni utabizi. Ejo bundi ko ntabwo basohoye itangazo babwira Abanyarwanda, babwira abanyamahanga bati nubwo mutabasha kuza ariko mwohereza amafaranga kugira ngo turebe ukuntu inzibutso zasukurwa neza. Ibyo muzabibeshye abantu batabazi. Abanyu ko mubashyingura bakaruhuka, kuki imibiri y'abacu mutayishyinguye ngo iruhuke, inzibutso zigumeho, ahubwo izo nzibutso muzishyiramo ibikoresho bakoresheje batwicisha, baduhemukira. Abantu baze basura inzibutso bamenye ko muri izo nzibutso zibuka ko mu Rwanda habayeho jenoside, ari ahantu tugenda twese tukibukira tukanahajyana n'indabyo, ariko tutabona amagufwa y'abantu bacu, tutabona imibiri y'abantu bacu itondetse mu mayetajeri nk'amasukari bacuruza. Ariko kuki ibyo bitababaza? Kuki mudahumuka amaso? Kuki mutabona? Mu Bayahudi ntabwo habaye jenoside, ntabwo bagenda bagasura inzibutso, ariko ntabwo bafata imibiri y'abantu ngo bayitondeke hariya. Bashyinguye abacu bakaruhuka, bakaruhuka bakareka ibyo bashyira hari ibintu bya maonesho ngo abantu bagire ngo ubu ngubu mwebwe mbabazi. Hari umuntu ushobora kubyuka akavuga ati ngize agahinda nibutsa abanjye, reka mfate indabyo njyane ku banjye. Utese uti ibyo byose rero biratubaza. Nubwo mubona imitima y'abantu benshi icecetse, nubwo hari abo mukoresha bataramenya neza uko mukora, bakiri mu rujijo, ngewe urwo rujijo narusohotsemo, niyo mpamvu mwavuze ko mfobya. Urwo rujijo Karasira yarusohotsemo, niyo mpamvu mwavuze ko apfobya. Urwo rujijo Kizito yarusohotsemo, niyo mpamvu mwamwishe. Turabirambiwe rero, n'abandi bose. Ibyo bintu turabirambiwe. Ndagira ngo mbabwire ngo njye ari umucikacumu, ari umunyarwanda uwo ari we wese, muri njye ko kuba ari umuntu, ari umwana w'umunyarwanda afite amaraso y'Abanyarwanda, ntawe nshaka yuko akandamizwa, ntawe nshaka yuko ashyirwa inyuma, ntawe nshaka yuko agira uburenganzira buri inyuma y'abandi. Twese turinganire. Ikibazo cy'aba bantu ni ubugome bwabo gushaka gucamo abantu kabiri, uyu mukabura uko mubigenza mukadushishikariza guhunga. Njye ntabwo nzahunga, nababwiye nzagumana mpaka munyishe cyangwa mufunze, nta kibazo. Naje njye mbavukamo, naje mbazi. Niba mbese akumwe ko mudashyira mu gaciro, niba bari babonye ko napfobeshe, bajyaga kwirirwa bansebya kuri za social media bantuka, kuki batafashe ngo bamfunge? Kwicyo cyaba ari cyaha gihanirwa, ngo bamfate bamfunge njye mu rukiko mburane. Biriya bakoraga byari byo kunshekekesha, nuko basanze mfite misiyo yanzanye. Naje niteguye, narabwiye ngo nani nzi inguni sani baratazaturukamo, nzi n'inguni Tobiya azaturukamo, ntawe ari kumpanga, kuko njyewe nyiri umurimo wa mumpaye akomeye kubarusha. Nkunda u Rwanda, nkunda Abanyarwanda. Narababwiye ngo nako namena amaraso yanjye, ariko nkunda Abanyarwanda. Sinzigerana na rimwe ntatira igihango cy'Abanyarwanda ngo mbahindukire, ntabwo nzabikora. Nimushaka muzavuga ikintu, mushaka muzanamfungire muri za nzu zanyu zikabona mwiciramo. Ubu rero reka nikarume gato mbabwire noneho ukuri kwiza kose. Imitima yacu yarabuze, murirwa mutwicira abantu,
kwicira abantu ku munsi ku wundi mugatondeka impfu mukatubeshya ariko reka mbabaze ko kumwabacika cumu muni niba leta y'akagatsiko ibakunda ikabidukunda ko kwifite inkunda bacika cumu ahubwo senerije nta n'ikimazi kira kigo ni gifunge n'igifunge kive mu gihugu ntacyo gikora kigo kibeshya ngo cyaje kurengera abacika cumu kitabarengera abacu bajya hehe mumbwire koko mwese icyo mutazi ni kihe Rwigara Paul yapfuye ntabwo turuzi twese hari umunyarwanda n'umutaruzi ntiyishwe na ntiyasohowe na Mugisha uriya nanjye waruje kunsohora ejo bundi ngo banyice ariko kuki mudahumuka koko Rwigara Paul yazize iki bamusenyeye inzu bamukorera ibintu byafura mbi byose bamufungira imiryango babuyirenganya turi hehe kuki tutabona kuki tutajijuka makonene ari hehe ko ntibababaza umuntu bavuga ngo yaguye mu kigo yagize gute uriya mugore wanukaga imakire wa transparency ntabwo yamukoreraga imakire makonene yagiye hehe nje sinukana nawe kuko sindisa rigoma nararezwe sinukana nawe nkawe umuntu mukecuru ujya imbere ngo ushinzwe transparency utazi n'ikintu ukora ahubwo utazi n'icyo ushinzwe ukajya kuri gutuka umwana ubyaye kuri za social media yagiye he makonene ko yagukoreraga kwaguye mu kivu wagize gute izi mfu za hato na hato turazirambiwe Asiye Kabera yagiye he ko murambi babwira Nyamata ari hehe hari hihi ndababaza mirimo ejo bundi wapfuye bakamutaburura ngo bagiye gukora ngo aka kucyo atayikoreye kubariho ntabwo bamusenye ejo bundi ku manywa y'hangu tureba umugore wasarira imbere yacu tureba n'abana be urumva icyo mutazi ni igiki koko Rwabukamba yagiye hehe ngo Rwabukamba ngo ariyahuye ngo ibiki byose kwirashe yari yashonje ariko kugira ngo ende kwirasa mwamutorutiye bakamusha umuntu yapfa akirasa amasasa abiri tuzageze koko umuntu apfa akirasa amasasa abiri mucyo ko mucyo yaranyerera aragwa ko nta wundi uranyerera ngo agwe icyo gipindi kirashaje ejo bundi muraduhekura burundu muradusuzugura muranadusomborotsa mwicyo Kizito Mihigo narababwiye ngo uwo munsi nahise nishaka imbaraga nidamangira umwica hazavuka undi ntabwo muzahora mucecekesha abantu cyangwa mubica hari igihe kizagera ibintu byanyu bikarangira kandi nta nubwo muzananyica mbabwire mwishe benshi narababwiye ngo murye imyungu musiba amabamba yo ararura narababwiye niko mutumva Baraki yatumye kuri Baramu aramubwira ngo genda mvumire ubwoko bw'Imana agiye aho kubuvuma atangira kubuhesha umugisha aramubwira ngo ubwo nabwitegereje usanga ari ubwoko butuye ukwabwo butajya bwivanga n'andi mahanga hari ubwoko butuye ukwabwo njyewe n'ubu mbibabwire neza nitwa mukuru mbone narababwiye ngo nibikomera nzarasa ubu rero sasa narababwiye mwaranze ngiye kurasa murekure ubwoko bw'Imana murekure abanyarwanda bagira amahoro murekure abanyarwanda bigenge murekure ubwoko bw'Imana ndabategeka murekure ubwoko bw'Imana bamwe bajya kuganira nawe umva n'icyo nakigeraho murekure ubwoko bw'Imana murekure abo mwishe barahagije abo mwazimije ngo babuze irengero barahagije bahatari ari hehe yabuze irengero abantu babuze irengero abantu hano niba bari gitana nabo bajenga ubutaka burasama bukabumira abantu hano bajya hehe mu Rwanda bajya he iyo transparency Rwanda funga transparency nayo dukeneye mu Rwanda ikora iki ko nta munsi rimwe iratanga raporo ngo ivuga iti hari umuntu waburiwe irengero kandi biragaragara ko leta y'u Rwanda yabigizemo uruhare abamaze kuburirwa irengero bamara iki bangara iki muricara hariya mujye mu biro muhembwa amafaranga y'igihugu muyapfusha ubusa nimunga abana mu Rwanda gusa agahuru k'imbwa karahiye bibabwire agahuru k'imbwa karahiye ndibasubiremo ngo karahiye
harageze iyi ni finale muri kure ubwoko bw'Imana muri kure abanyarwanda bigenge turabirambiwe erega sinabacika cumu gusa bicwa nuko mutayibona uretse ko nejo bundi hariwo bishe bakamukuramo ingoto ha ariko mana yanjye aya maraso muziyeho ku biganza byanyu araje abahinduke mu minota mike cyane mbabwiza ukuri sinabacuka cumu bonyine bica nuko namwe wenda muvuga ngo mwazanye nabo mutaye humuka amaso ngo murebe mugakomeza mushyigikiye agatsiko k'amafuti namwe barabica barabamara n'ukuri kw'Imana. Alexia Mupende yazize iki umwana w'umukobwa azire gukundwa umwana w'umukobwa umwana muto kuriye bamuvutse ubuzima bwe ibintu byanyu biteseseme ibyo mushiki wa Rwigema yazize iki umuntu warwaniye igihugu intwari y'u Rwanda ariko icyo muhemba ni ukujya kwica mushiki we urupfu rudasobanutse mugategeka n'abantu kutajya kumushyingura muri abagome b'indengakamere none na Jacques Musema kwere muramurangije abantu banyu ariko bagwirwa n'ibiti bagira bate ariko mwahagaritse ubwicanyi muhagarike noneho rero mwanze kuhagarika ku neza ariko ubu birarangiye muhagarike ubwicanyi mu Rwanda turabihaze. Iyi ntabwo nanayita jenoside sinanayita massacre ni ikindi kintu ntazi mutwara abantu mujya kubafungira mu buzu butabona mushyiraho iki byose kwabagacinya iki mubakubita ibinyundo mubagira gute abana mu Rwanda amarira yabo yageze mu gihugu cy'ijuru yanyeganyije ijuru. Uyu munsi ntabwo mugiye kurwana n'Abanyarwanda mugiye kurwana n'Uwiteka Imana. Rero ndabategetse ngo muri kure ubwoko bw'Imana bwigenge kuko noneho birarangiye mwarakabije mwararengereye ngo turenga imirongo itukura ahubwo iyo mirongo itukura ntazi ubwoko bwayo nimwe muyirenga cyane nimuyirenga ubundi mukishingikiriza za CNLG mutuzavuga wese tukamushinga gupfobya mwariya imyungu muzajya n'amabambara ngo nuri igiti kiturirwa kiriya giti cyururirwa kiriya giti niba abandi batacyurira ngenda cyurira nyine nagira ngo mbereke ko nshoboye kucyurira nta giti kiturirwa n'Uwiteka niwe mugabo ukomeye gusa kuruta abandi. Reka mbabwire n'ikindi rero noneho benshi numvishe batangira kumbaza ngo mbese ngo ko wavuze ngo igihugu ngo cy'u Rwanda ngo kimeze nk'intama zitagira umwungeri n'iki uko nukuri niko ngiye kubasobanurira ndabizi ko benshi bafite amatsiko narabivuze igihugu cy'u Rwanda kimeze nk'intama zitagira umwungeri. Reka mbasesengurire rwose ko Abanyarwanda musetsa koko ubu iyo murebye mwebwe mubona iki gihugu kigira umuperezida kigira umuyobozi mu bwenge bwanyu ntabwo umuntu yapfuye kera yararangiye tuyobowe n'umurambo umva turambiwe kuyoborwa n'umurambo wa Paul Kagame turabirambiwe twe turi bazima nta murambo uyobora abantu bazima mwikorera umurambo wanyu mujye gushaka iyo mu muhamba cyangwa se mugira uko mushaka ibyo ntibindeba ni wanyu ariko stop kutuyoboresha umurambo muhagarike gabo video muza nabo caka mu bantu ngo noneho turamubonye ngo noneho haciye yabaye kibona umwe muzigiye kishize ngenda bizi neza numvishije hano umupadiri wabivuze hari abandi bantu bagiye babivuga ariko bari babivuze mbizi neza amakuru ngiye wenda yafite atari imbarirano uko nayafashe ntimukuza ariko ndayafite neza Kabarebe iyaranje uri kure y'amabanga ndakwinginze General Kabarebe uri mu bantu barwaniye igihugu washakaga kubohoza Abanyarwanda kugira ngo bagire amahoro. General Kabarebe ndakwinginze rekura y'amabanga uyu murambo uzawubika mugeze ryari uyu murambo muzawutuyoboresha mugeze ryari mwirirwa mukoresha abantu b'ingaruzwa mu gito nk'aba Christophe Barore ngo tuwikoze ikiganiro turabirambiwe stop
twayobowe n'umuperezida muzima ariho umuzimu najye kuyobora abazimu ntabwo umuzima ayobora abazimu turabirambiwe General James Kabarebe ngo subiriremo ihangane wenda ubintwari rimwe mu buzima bwawe ariko ubuhora abana mu Rwanda ugaragaza ukuri kubika ko umuntu yapfuye ese ibi bizageza ryari ingabo z'u Rwanda ntago ari James Kabarebe mbwira wenyine ingabo z'u Rwanda bajenerali bandi bari munsi yanyu mwese ntabwo nzamarakanyu sindi byarondoye mwese ariko mumenye ko muri ingabo z'u Rwanda z'igihugu ntabwo muri ingabo zari za Kagame gusa ntabwo muri ingabo za FPR mumenye gutandukanya ibintu muri ingabo z'igihugu cy'u Rwanda namwe niba mudashaka kuba ingabo z'u Rwanda mugende mujye kuba ingabo z'iyo mirambo yanyu hirya ntabwo ibintu tubigumamo polisi y'igihugu muhindure gahunda muhindure polisi y'u Rwanda igisirikare cy'u Rwanda muri yashise mugira ikintu mukora muri ingabo z'igihugu mukorera igihugu ntabwo mukorera umuntu ku giti cye mugira ikintu mukora mushyira abanyarwanda mu mahoro mugira ikintu mukora harageze ko mugira ikintu mukora mushyira abanyarwanda mu mahoro twabirambiwe ntabwo dushaka kubibamo ntabwo twabibamo mugira ikintu mukora bashinzwe umutekano aho muri mwese mugira ikintu mukora umugore we yanze kubitangaza abana be banze kubitangaza hanyuma bizagenda bite tuzakomeza tuyoborwa n'umurambo n'ujye kuyobora abazimu nugende ujye kuyobora abazimu twebwe turi bazima ntabwo tuyoborwa n'umurambo twamaganye leta y'incakura itera amacakubiri mu bantu kugira ngo ukundi bacemo kabiri kubw'inyungu zabo kugira ngo tutabatahura njyewe naje ndi kuri misiyo abamedi n'abaperesi igihe cyabo kirarangiye mbibabwiza ukuri igihe cyanyu kirarangiye mbibasubiriremo igihe cyanyu kirarangiye mbagiriye inama rero mukora ibintu mubishyire mu buryo neza ubundi reka mbabwiza ukuri ntababeshyi mwegure kuko ntabwo tugikeneye kumutuyobora noneho mbabwire ntabwo dukeneye abayobozi babaringa abayobozi b'inkoma amashyi badafite ikintu bamariye igihugu abo ntabwo ari abayobozi ntacyo mutangaho nta musaruro abo ntabwo ari abayobozi reka mbabwize ukuri ntababeshyi igihugu turimo mwebwe mu gikina mu banyarwanda ntabwo murakimenya iki gihugu ni igihugu cy'amabandi ni igihugu cyowe n'amabandi n'abagome turi mu muriro twicaye mu muriro ni uko Uwiteka dukingira ntidushire ariko twicaye mu muriro uwabaha neza mwese mukasobanukirwa ibintu by'aba bantu ahubwo bishobotse twarara tunahunze ariko ntabwo tuzongera guhunga ahubwo bo nibafata inzira bagende bafata umwanzuro wo kwiserereza kuri za social media kuko babona ndi kubazunga ibyo byose nari nkibivugira mu mafefe kubibaza aho nabikuye bibaza icyamaze ubwoba bafata umwanzuro wo kunsesereza bansereza kuri za social media babonye ntacyo bitwaye ntacyo bingiye bafata umwanzuro wo kuza kungura mwarasaze ahubwo bafata umwanzuro wo kuza kungura agura idamange batazi uwamutumye batazi imisiyo ndiho mujya kungura jyewe muri abasazi mwaguze benshi njye sindi igicuruzwa mfite rekodi ndayifite batumye umuntu witwa Bamporiki azi iwanjye iminsi 2 yaje kwa 4 agaruka kwa 6 iyo minsi yose anyingingira kubonana nawe narabyanze
ngo leta y'u Rwanda turifuza iki idamange ngo uceceke nyungu nta yindi no guceceka ceceke abanyarwanda bapotekere icyari cyo cyose n'iki wifuza ngo uceceke muzi ko nabashubije narabwiye ntibiragatsindwa n'Uwiteka Naboti bagiye kumutwarira uruzabibu arangije aravuga ati biragatsindwa n'Uwiteka kugurisha gakondo yacu nanjye nabwiye ntibiragatsindwa n'Uwiteka gukinira ku maraso y'abana b'abanyarwanda njye mfite misiyo yo kubafasha nababwiye ko niba ngombwa no kubapfira nzabapfira ariko bakabona amahoro kuko nahagurutse nza akaga kose uko kangana nzi na plani z'abagome byose ndabizi ndababwira ntibiragatsindwa n'Uwiteka kugurisha abana b'abanyarwanda ngo bagume mu bucakara bagume mu buretwa nicare mu mamodoka meza mu mpaye njye mu mazu meza mu mpaye njye mu tuzi twiza mu ntibiragatsindwa n'Uwiteka atuzaceceka nudaceceka azakwica nuko kuntu mu Rwanda bakora ndabizi neza rwose atuzaceceka nudaceceka bazakwica iyo na aferi izavugwa icyumweru kimwe bikaba birarangiye ntabwo ntinya gupfa sintinya n'amapingu nabibabwiye Dani Munyuza yaranshakaga ako sinzi cyatumye atampamagara idamange bamubonye apfobya jenoside aho kumufunga noneho bagiye kumugura niba nari mfite icyaha ko nabahaye adresse yanjye kuki bataje ngo bamfate bamfunge bamanire icyaha kuki bahisemo kujya kunsebereza inyuma bakagaruka bakaza kungura rwihishwa njye sindi igicuruzwa bati maze utwemerera ujye kuri channel yawe ubwira abantu ko wari wibeshye agaruko bizi aribeshye se na data aribeshya narababwiye ibyo njye sinabikora ubu rero tuvugana ahangaha bari barambujije kongera gusubira gutanga ikiganiro na kimwe niyo mpamvu ejo bundi natanze cy'amasengesho niyoroheje kugira ngo babone ko nabumviye batanyica ntari nabagezaho ubu butumwa kuko ntabwo ngiye babisha ubwenge ntabwo babundusha rwose ntabwo mbwira ariko ntibabundusha kuko iyo babundusha ntabwo bari gutinyuka kuza kumura ndabihorera gusa nababwiye ko ntashobora kwemera ibyo bambuye ibyo byo byose narababwiye data afite ibintu byose data afite amafaranga nkeneye yose ntabwo nkeneye guhembwa na FPR nkeneye guhembwa na data w'umujuru ariko mbereka ko ibiganiro ushobora kubihagarika gusa mbasaba gutangaza icyo amasengesho ubwe nacyo nagitangaje nabisabye mbikora niyoroheje cyane nabonye ko mitamva kuri kamera kugira ngo ntaza no kugira akajinya bakabibona bakanyica ntari nasohora aya magambo ngo nyabashira imbere nkagenda nanjye mukiri mu rujijo nashatse kugira ngo mbakure mu rujijo nibanyica undi uzavuka undi uzamera nkanjye agatinyuka akemera kwitangira abanyarwanda azabashe kumenya aho ahera aho atangirira n'aho arangiriza ariko yewe intwaro mfite ubu ngubu ntabwo napfa ntayirashishije narababwiye ngo nibikomera nzarasa ubu rero mureke mbabwire abanyarwanda se mwari muzi ikindi kintu kimwe abayisiraheli mu buretwa bari bamerewe nabi cyane bikomeye bari mu bubata bamerewe nabi cyane bikomeye ariko Imana ireba Mose isanga Mose niwe uzabafasha kuva mu buretwa barimo nagiye mvuga ibintu bicamo imigani ariko hari abantu benshi babyumvishije abashatse kubisesengura batabisamiye hejuru Imana isanga Mose niwe uzabasha kubakura muri ubwo buretwa Mose nta n'ikibazo yari afite yari ibwami ntabwo rero abanyina bo mu buretwa ariko
niwe wagombaga kubakura mu buretwa. Buriya rero reka mbwira, iyo Mose aza kwanga kujya gukura Abayisiraheli mu buretwa kwa Farawo bakamugura, n'amagingo n'aya Abayisiraheli baba bakiri mu bubata, n'abuzukuruza babo kugeza ku bakomokaho bakiba bagikora ubucakara.